yikemura. Mwakoze cyane, Your Excellency. Turafata the bonus question mwaduhaye. Byuka vuba. Yes. Murakoze. Nitwa Kwizera Josue, nkaba ndi umunyeshuri muri UR, ariko nanone nkankoresha social media ku izina rya Byuka Vuba cyasabura cyaryamye. Mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru muri Byuka Vuba, I think, cyangwa uracyaryamye. Yego. I think I've seen it. I have followed that. Thank you, yes. Mr. President. Ni wowe rero. Yego. I didn't know. Mu kiganiro cyabahuje n'abanyamakuru mwaka ushize muri 2023. Banza no ku ifoto yawe iri ku ntuzi ukoresha ntabwo ari yawe bwa. Yego. Hariho undi muntu. Yego, nyakubahwa Perezida. Nibyo? Yego. Oh, then I have followed. Thank you. Umunyamakuru wa TV1 KNC yabajije niba abanyarwanda dukeneye kwitegura igihe twaba duteye bitewe n'amagambo ari guturuka hanze, aho uravuga ko ashaka kuzatera u Rwanda. Nyakubahwa Chairman, mwamusubije mubwira ko dukwiriye kuryama tugasinzira, tukongera tugasinzira nta kibazo dufite. Mu kumusubiza twebwe twaragiye nyine nta kibazo dufite, turyama tugasinzira. Ariko nifuza kubaza urubyiruko rushaka gukomeza kuryama ariko rukaryama hari icyo ruryamanye, ku buryo igihe telefone yazasonera utazakenera undi muntu ubigisha gukotana. Mwaba muruteganyiriza iki? Murakoze cyane. Byarateganyije, byararangiye. Kuvuga gutyo ngo uryame usinzire ni ukutabiha umwanya urenze uwo bikwiye. Ariko naho ubundi uko igihugu cyacu gikora, hari abakirinda ku buryo bw'umwuga bw'umwihariko, umutekano warwo birakora, kandi ntabwo ari aba bantu bambaye iriya myenda gusa ijyanye n'umurimo bakora. Buriya ibikorwa bishingira no mu baturage, bakorana n'abaturage hose, ku buryo noneho no mu buryo bundi, ari ubw'ibiza, ari ubw'icyabaye aha, ari impanuka yabaye aha, hari uburyo, hari ubugezweho, hari ubusanzwe, ari wa mutima navugaga. Abagomba kubimenya ako kanya barabimenya, bakaba bazi ngo aha habaye impanuka, aha habaye iki, nimutabare, nimugire mute. Urumva rero ko bitasigara inyuma no mu buryo noneho bwo guhangana n'abaturuka hanze bashaka guhungabanya umutekano wacu. Abantu ni ukuryama, ariko kandi nyine musigaye mufite na za telefoni rero. Hazaho ka alamu kakubwira ngo hari uburyo bwinshi butandukanye aho abantu bagomba kubimenya. Noneho hari n'ubundi buryo bugomba gutegura abo ngabo bagomba kugira icyo bakora bashoboye aho ariho hose. Ariko the message iri muryame musinzire wazi guhumuriza abantu, but at the same time bivuze ngo niyo ubwo harimo noneho hari uwavuze iby'intare n'iki. Intare mwari mwayibona? Ariko uzayirebe uhora usanga isa n'isinziriye, ariko burya ntisinziriye. Niyo ukandagiye gusa ukumva irabyuka, ariko ikindi gihe ibisinziriye. Kuruhuka, kuryama rero mugasinzira, nibyo n'ubundi mukwiriye kugira ihumure, mukaryama mugasinzira. Ariko muri mwe iyo akantu gakomye urakanguka, sibyo?
naho ibi bindi rero bisakuza biriya rwose nabo kandi barabizi, ni ukuvuga gusa ko abashaka mujya mu makuru mugasubizanya, baratukana bagashaka ko basubiza nawe ukandura nkabo, so barabihorera, ariko iyo yarenze umurongo barabizi ikibabaho.